uruhu rwacu kuba rwatakaza amazi. Iyo uruhu rufite amazi twita hydration, skin hydration. Iyo amazi ari nayo tubyita dehydrated skin. Amazi afasha muri process ya cellular division cyangwa skin renewal, uruhu rwacu kwiyuburura. So igihe n'amazi uruhu rwawe rufite, iyo process ifata igihe kinini. Igihe uruhu rwawe rurimo ruratakaza amazi kubera ino process ya tewili, bituma cells zitikora cyangwa zikikora gake gake, bikaba impamvu yo guhorana dead skin cells ku ruhu. Kandi twarabonye ko iyo ufite dead skin cells ku ruhu, bituma uruhu rwawe ruhorana akantu kameze nk'aho ari umukungugu, kandi n'amavuta wayisiga nabe yagufata. Nubona uruhu rwawe rukunda gushishuka cyane, uzamenye ko izo ari dead skin cells. Icyo uzaba usabwa ni ugukora iki?